Sohoka. Isute yawe yageze wite. Ni izina rya Yesu. Unyumva neza. Samantha. Kuri kurwana n'imisore habaye iki? So nyine nayo nsanzwe nkwiba cyakoze witegura muri ino minsi y'igihe nazajya nkwiba kuko ibiryo ndi kubona. Uzajya unyeba? Na nyine nose nta biryo ngiye mfata rwose. Gakwa uzabigerageza. Nubigerageza zagukuramo umwuka ingotonyi kandi wenda bazamfunge. Afata nabi mba namugeze ni. Haricyo ntamukorera. Mama nakimukorera kumukoresha imirimo ivunanye ngo nicyo mukorera none naramugaburire aho ukamukoresha mama niko kumugirira neza. Ariko hano hanze kuma nawe ari igikorwa gikomeye cyane. Akonda. Mubguri mu. Jihuba wahe. Mubguri mu bikimo makasyo y'amara. Uraso unyumviriza muri kinango urumva kurugegeza ubuki. Akonda ugira ubwenge. We nta muco. Warabunyaye ubwenge bwawe wabushyize. Niyo nabuneye rero uzazane ni uziki agasuperi. Akonda uwo mabuja gusanze mu makariso urahungize kariso bakubwiye ko Ako sibona nayihungiza ureba hano yani. Ninde wagoye akazi? Iyi ni gate. Uyo ko hano haza hari za nyamuca. Iki ni igipangu. Iki ni igipangu uri kuri. Ikintu kindanga. Uyo ko hano hari za nyamuca. Ushinzwe kurinda amakariso y'amabusha. Yego. Nase nayarinda ngo nyahungize gutya yume vuba. None se aramutse nyamukira mutije nonanga. Ikamuca indege yabyagenda gute? Kamuca iki? Indege. Hanyuma se mabuja agira indegera. Aho ni sazi zateye. Wese nazo ufite? Akonda ubundi ugira ubwenge. Kwitagira ubwenge nkaho nk'ubwo abandi. We ko mubwira ngo zimuca indege ukagimaka. We nandege ufite. Nese mabuja ahantu hagiye kariso haba indege ya gute? Wahabonye ubundi wahabonye iki? Ese ngaho mubaze ikibazo. Gaho se mbaze. Ukunda mabuja. Ayo mahirwe niyo ndi gushakisha. Njye wikozaho nguzana hano. Ugiye kongera kumfuhira. Noneho uzashoboshe ushorere ujye kukusiramu. Urabyemeye? Tuzagende. Nago tuzageraho ukongera ukanyiha. Uzi ko gusiramurwa ari byo bizakugira neza bizagushimisha bikakuryohera. Njyana uzanjyanisha. Noneho kugira ngo ushimishe kabona naguheka ngo umunyine. Ujye ureka kwirirwa mu kariso y'amabusha. Ubuye se wifata aho ngaho nawe rero. Usheri wanjye diyanda. Nadi. Iya. Kano. Ndetse nagaranga. Hasoni. Uyu murebwe mwamwariziye. Mwamuhaze iki? Ibiryo ntabwo byari birimo umunyu. Icyo ntabwo byari umunyu.
mumaze kuhaga murimo kurenga imitsi yanjye munyunyuza muranyumwa kurusha uko mose banyoko mwabashenze none murahekana uko mwiboneye. Nta namubwiye ngo ashyire ibiryo hariya ku meza ashyiramo urusenda rwinshi. None nicyo gituma ubona bose ndumva bere gushirira. uzuvuga Kashirere ntuza. Ubuse ako kanya wari ubyiba. Reko umuntu w'umugabo urerwa mu mugongo wawe. Hakuzakura ryari? sura baramenye ufite. Unavuka namenye. Nje ubundi burure muzima nda. Umuntu uvuka namenyo mu muryango aba ari inkunguzi. Shashakora. Uri inkunguzi kabisa. Nje wavuka namenyo bose. Ko uri mu muryango w'abarozi. Uvuze ngo kinga? Uvuze ngo ki? Fata mama gatumwe. Toka pale. Ndanda we. Mwana wa ubwiye ubugome bw'abantu bafite hano muri iyi nzu. Nukuri no kurya ntago wakongera kurya. Uriya mugore ni umurozi w'ibinyoro. Sundi mwapfaga iki kurya bijyana naguye mu kirago. Yarakwangaga. Yaba kwanga se kurura rugero nyine ngo mwamwarapfuye. Mwana wa wabyihoreye ko. Wabyihoreye. Igihe nukumbwira ngo mbyibone. Uriya papa wawe ntabwo yigeze ankunda. Yanteye inda arangije aragenda. Yikundira uriya mugore. Uribona wasimbuye maze gupfa. Bivuze ati niyo mpamvu nanjye ibibazo byanjye batabyitayeho. Aba yikundira uriya mugore gusa nyine tu nta kindi. Gaho rero nicyo wihaye igisubizo. Umva rero mwana wanjye nicyo nkora nkakubwira ngo nutamfasha nanjye ibi bintu ntabwo nzabyishoboza. Urumva njye ndashaka kubabaza ubu nguko narabishe ariko nabishe, ariko ndashaka kubabaza mu buzima ku buryo nabo bazicuza. Ariko utekereza ukuntu utigeze uza kunshyingura. Mwana wanjye nuzi ko banze kuguhereza uruhushya. Ngewe bakaza bonyine nta bagufungiranye mu nzu. Uri guhamagara wabuze no wakwikereza. Wari uzi ko ntabizi? Wari uzi ko napfuye ntari kubireba? Narabirebaga. Muzi ko ariyo mama. Uzi papa nta kintu aba yitayeho. Kubera uriya mugore. Niyo mpamvu nkubwira ngo rengeye kumubabaza ku buryo ibi bintu byose azabyibagirwa. Wanyumvise? Genda. Akushike. Yemba navugiye. Kandeba gusa. Ukamera nk'uri kumva radio iri gucuranga indirimbo nziza. Ese ubaye utanankunda. Uruwa kuneza umuzamu wawe. Sishije ko nkubaza. Ubu kuko niyo naba nta gukunda umugani wawe nko kuri mu kubivuga. Ese ubyivugiye ko utankunda. Yego. Oya n'urugero. Ndakubaje niyo naba nta gukunda nk'umugore wanjye. Kuko urabona natinyuka nko guteza ingegera umuzamu nkuriye ko. Ahubwo sibwo nafata umwanya wo kujya kuganira nawe mu buzima bwanjye nawe mu wuhuri. None umuzamu yatinyuka kuza kaniga. Ntacyo nta burenganzira wamuhaye cyangwa utaramubwiyeho ngo uriya ntacyo avuze uriya n'imbeserekazi. Wakonega gake. Nase ko yaje kurinda ahubwo bashobora kuba bakuniga yaje kuko wagireka ko. Ubwo yabonye ari igihe gisambo rero agomba kuniga. Akubwira ukuntu yaje kaniga. Umva nkubwire. Izina ry'Imana ishobora byose n'ubu tuvugana. Nona. Ndamutse mufate muri iryo kosa rikamufata. Ndona mukuramo umwuka bakamfuga ukazanjya muri. Yewe. Hanyuma umuhungu wawe umva uramuzamu yaje aranjwigiriza aranika gakora riruka nkagenda kibanda bamonda gwetera hose amabono ndi kubaba usa na mataye nsanzwe mfite ntabwo ari imibyimba y'inkoni n'ibibanda gakora yaje amondago aho bigeze nezina ry'Imana. Ndakwara yatinyutse afata inkoni araza gukubita shari. Ukuntu neka hano wose ariko
Ubusa amaboko yanjye asanzwe ameze gutya, asanzwe angana, nsanzwe mfite amatako angana gutya. Kuki? Ahantu hose bamugaje. Gufata gahoro. Oya, ese mbona ni ukuri. Bagukubise pe neza n'impamo y'Imana. Uri kumbabaza afata gahoro. Kuki? Ntitaye kuba narabyaye Gakware. Sibyo? Ntitaye kuba niriya mbwa bivuga ngo nyifitiye ideni ry'amezi 2, sibyo? Zundi wamwishyuye. Ahubwo vuga ngo namwishyuye, ahubwo vuga ngo wamwirukanye. Hanyuma se Gakware uramushyira yewe uramwirukana. Gakware none reka nkwereka, sibyo? None wadukuye. Yamayikunda. Ari gufata akajyana hose. Uretse reba shere. Sanzwe mfite ikibuno kingana gutya. Reba, ubuze nsanzwe mfite amatako hano hose abyimbye kurya hose, ntabwo ari ibintu banginda. Uyu mutsi wawe. Uzi n'ikindi kuza nkari. Ndiba ruzinga urumpope nayo. Mama ubona uzaho. Tangiye. Ako hakegamiye urugi. Ugomba kureba ibintu byose murambikubwira ugaceceka ugafunga uwo murongo. Saseke iki? Kaseke iki? Uraseka nande? Bakubwiye cyo shinga hanga icyazwa hanga. Utanyitondeye. Nzakuvunagura. Ugomba kundeba nawe ukantinya. Urumva? Ntabwo uraba umwana wo kungira inama. Uzanshanuka buri mwanya. Uzahora muri bingi bikugeza ryari. Ushaka nanjye ubwanjye nzihekure. Yego. Abanyamari iki cyagiriye inama inyoni. Mbese uje kumanura. Uje kumbwira mama, iki cyagiriye inama inyoni. Uje kumanura. Imyaka urimo, imyaka ugezemo ntabwo uruwo kumpanura. Nongere nkubwire ngo none kuri iyi nshuro nubwo ndi nyoko kurwana urugamba ndi kumwe nawe ndabona biri kukunanira. Wanshyigikira ntiwanshyigikira. Ako mama. Akure kuntu umwenyura we uncisha mu ryinyo. Umpengekira no ku ruhande. Jojo. Ndeba mu maso. Ndeba mu maso. Uri kundeba. Ndagusaba kuntinya. Kundeba ukantinya. Imbere. Mbese nditegera umuteguro ukaza rugategura. Kunda ahantu naguhigiye hose kumbe waraje kwicara ngaha. Subundi reka mwoze akazi kakabera mu gikari cyangwa kaberara ku muryango. Ko mubaza ukazunguza umutwe suri cyuguru gihanga rureke. Swemba. Ubundi ikibazo cyane shaka ko nakuzanye kurinda urugo nakuzanye ko nkubita urugo. Akase boss. Koko urabona ngewe ngana. Nimbonye nawe tutubona kwe. Kubera sinjya mbwira nande. Arakubeshyira cyangwa nande. Cyo ni kuba ukabiteye ubwoba. Akabimenye. Kabishe. Nine bimenye ko byo no kuba uko uzi ko ari nyoko busha warangiza kurangura bya mbere kuza Ese yari arikubiye. Katabimbira se udabyirwe. Ngije ni mitoma cyangwa ni injuga yaguteraga. Injuga. Akubamwe cyangwa magambo ko numva bwa mbere n'ubwise. Gusa ntabwo ushobora gutuma busha. Ngende kubeshyira. Nda. Urebe. Nakwihanganiye byinshi ariko none nibeshe ukanamucira mu maso cyangwa ukacira hasi muri do hafi ni ku Ibyo byose ni ukuba ushaka kumuhotera kabisa. Urashaka kumuhotera. Iyo akazi kanjye ndagakora ngakora neza. ubu waciye ku irembo ubuza aho yanyuze. Nabuze inyundo iri hariya. Yacaye. Kumba ndi tayari hose mba ndeba. Asa no kumbwira ubusa Hari ikintu utazi. cyekize Ariko si umwana wagiye kujijwa neza. ndimo kukubaza iby'urugo n'akazi kakuzanye wigeze nkurindisha umwana kurimo kubura aho kwetera ibibazo byawe. Azabonera agasosi ko kuwase ukamuramira. Nigeze ngushinga umwana wanjye
kandi ngomba kukwirisha nawe. We ni njyewe ugira gutyo mu ntumwa. Wa ni njye mvuga mu ntumwa. Wa ni njye urimo kuvuga mu se ntumwa. papa muri muri iki Hasore. igikungu Sisha wowe reka ntuzi. Wowe urimo kumviriza wumviriza. nawe ndi kumviriza ngenda atambutse mvuye kwigira cyane n'ingutiwe so buri gihe Reka twayakize. akubita umwana wa muri papa kuza gukubita ngandi burgongo uramuhora iki Wowe nta kosa ukoze. uramuhora iki koko Umva rero umupira. None tuvuga akazi kawe. buri gihe igihe warakaye ungana n'isi yose urarakara ugafata amabi isora agafatwa mbere kabisa tubaye uzi kugira ngo mbe ndinde urugo ndinde nawe wenyine ugire impuhwe mvuge kutarya kubera ko uriya atari nyoko wanyu sinumve papa ko ari umuntu mwiza ubundi ubu byagenze abizi kuba na nyina wundi akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu simutabaye urakoze none ega buri gihe uzajya umenya ko ugomba kugira icyo bita force imbaraga ugatabara abantu ukabamenye ko uno munsi uri bwamisha ari kirindazi niyo kwa ntugana atajyanye ndazi nageze mu kigo nikakwibira ibintu kugenda wenda urasa n'ingarisi urasa n'ingarame dore amagufa ukunda metero ngewe se ko natakijyamo ibaze wamfatiyemo yakuraho ivu uriya mugore yakuraho ivu yagiye se ubundi uriya ni mbambu nyine yagiye arakabambwa ku giti ntabwo umutima komeretse ndawukomeza mu rukundo naho banyanze Imana yaramfashije ndababarira ariko sinibagirwa